Okay guys, guhaye ikaze kuri iyi channel. Muri iyi video ngiye kubona kwereka uburyo ushobora gufunga notification za application zo muri telefone, cyane cyane iza social media platforms zikunda gutanga notification nyinshi kandi za buri kanya. Muri iyi video rero icyo ngiye kubona kwereka, niba uri ubwa mbere wageze kuri subscribe, like, share na comment, wibuke no gufungura inzogera kugira ngo utazacikwa na video nziza z'ubutaha tukugezaho. Icyo usabwa rero nta kindi ni ukubona nanjye kuri ino video itangiye kugeza irangiye. Ikintu uri bukore rero, uraza muri application za telefone yawe, uzireba application bita setting, dore ni iyi ngiyi, uraza uyikandeho, numara kuyikanda utegereze akanya gatoya igifunguka. Urahita uza hano muri izi option ufite, ukanda hano handitse ngo apps, kandeho, numara gukanda uhita bakwereka umubare wa application ufite muri telefone yawe, uhita ukanda kuri all apps, ubundi birodinga akanya gatoya bahita bazikwereka. Wowe uraza urebe application tugiye guhera kuri social media platforms nka WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok ndetse na za X zikaba zifite. Bivuga ko tugiye guhera kuri Instagram, ndaza kandi kuri application ya Instagram, nimara gufunguka itenze hano kuri option ya mbere yanditse ngo notification, ninkandaho gutya bigafunguka gutyo, nazo kubona ko giye zifunze. Wowe uraza gusanga bimeze gutya, usanga bimeze gutya birabivuze yuko notification zose zifunguye, uzajya uzakira buri ko wayohereje. Kugira ngo rero ubyirinde, urahita ufunga gutya, ubundi usubire inyuma, wongere usubire inyuma ujye muri za application ufite. Reka rero tujye wenda kuri Facebook, nayo ndayikandaho, bitenze hano handitse ngo notification, nkandeho gutya, nkande kuri notification. Urabona ko Facebook ho zirafunguye, naho kugira ngo mpite nzifunga ndakandaho gutya, ubundi subire inyuma, nongere nkande gusubira inyuma muri za application nari mfite. Njyewe nyinshi nagiye nzifunga, by'umwihariko ndetse na application ya message, kuko ari ukuntu umuntu akohereza message cyangwa se abandi bantu, umuntu yafungura telefone yawe atarakuramo password agahita abona message muri screen, ugasanga ntabwo bisikawe cyangwa se ntabwo bifite security yizewe neza. Tuvuge ko tugiye no kureba kuri WhatsApp, ndakanda kuri WhatsApp, bita nkanda kuri notification, ubona ko giwe nano namaze kuzifunga, ariko nimba utarazifunze uraza gusanga bifunguye gutya. Ikintu ukora rero, urahita uza kandi kuri kano kantu kanditse ngo all WhatsApp business notifications, turning off, ubundi wisubirire inyuma muri application zawe. Ahangaha ni kuno ugenda ubikora kuri application zose zohereza notification, iyo uzikanzeho barabikwereka ugahita uzifunga. Nka application tuzi idakunda gutanga notification ni imwe, application ya calculator cyangwa se calendar ndetse na camera. Tuvuge nukanda kuri calculator, urashaka kuri notification off, usangaho n'ubundi zifunze kuko nta application ya calculator igitanga notification. Wongere wisubirire inyuma, ubwo numara kuba wabikora kuri iyo application, by'umwihariko social media platforms ndetse n'izindi zitandukanye nka YouTube ndetse na message, hano uraba wamaze kubikemura, nta muntu azongera kukohereza ubutumwa. Nufungura screen ya telefone uhita ubibona, kereka umunsi uzaba wakuyemo password maze ukajya muri izo application uzajya ubasha kubibona. Ibi ni ibintu rero byizewe cyane, birinda umutekano wa telefone yawe ndetse n'ubutumwa bakoherereza cyangwa se amabanga yawe kuri telefone. Twabanye rero nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment kugira ngo utazacikwa na video nziza z'ubutaha tukugezaho. Niba ari ikibazo ufite cyangwa se igitekerezo, ubyandika muri comment tukagufasha, haba ari ukugukorera video cyangwa se kukubwira uburyo wagikemuramo.